Inyamirambo nka MC Buryohe shushu muji the one and only muye n'abasaza urumva abantu b'abamotari biparikiye amamashini yabo mbona umuniga ameze neza ari mu kazi hari akazi kari kubera urumva abamotari bararuhuka iyo bari gufata ka pose na moto bigomba gusa neza turi kwitegura cogamo ndabeshara turi kwitegura abashyitsi urumva bagomba gutwara moto zisa neza so muye n'iniga yanje iri busy imeze neza salamu Musa Salam uri busy kabisa komeza akazi kawe nugire n'ikibazo bakwita ndi ry'ubusani banyita boy so muye na boy ari busy muri job boy ndabona uri kwihanagurira moto yego iyi moto ni yande iyi moto ni umumotari yaparitse ari muri pose ari muri pose abamotari b'i Kigali baba basa neza man baba bakeye urumva ab'inyamirambo noneho baba bafite swag kubera ko moto zabo ziba zikeye none se Musa ubu araguye ibiceri cyangwa ni favor wamugiri ahangaha iyo umuntu aje kurya tubaza nyiri restaurant mubaza nyiri restaurant ubu nyiri restaurant niwe mudiringa niwe tudiringa narinzi ko ari nyiri motari oya ibaze kuntu nyiri restaurant afite customer care uza kurira hano bakaguha care yo kukogereza moto ibaze ibyo bintu man nose Musa wowe ukuramo iki noneho nkuramo iki nyine ahangaha nyine iyo wavuganye na nyiri restaurant nyine motari zipari gituma ukubita akangwe k'amagazi ako nta kaheze aka ni akangwe bita sisiri wasajya ako ni akabasa urukundo ntago ndi gusobanukirwa sisiri wasajya ni agakimani urakazi mota ni lengezi Inyamirambo ka sisiri wasajya ubwo gasobanuye iki nese umusaza atahana igiceri gifatika basi hano icyaciro cyose kiruta kwicara sibyo rata mbwira urubyiruko rundi rugenda rukifata mu mifuka rukigira mu biyobyabwenge rukanga gukora mbabarira ugiye ikintu babwira rugomba gukura amaboko mu mufuka rukamenya yuko rukeneye ubuzima bw'ejo hazaza bumeze neza nukuri kw'Imana wowe wituriye nituriye ahantu bita ku Mumena ubu ku munsi utahana nkangahe umunsi utahana inote y'icyatanu okay ni nyinshi man icyatanu se ubwiye utashye si kigufasha ni gihoraho cyangwa hari n'igihe yiyongera ubwo nyine wakoreye menshi byadanje ubwo ba nyine bakamenye by'amateka sibyo bakamenye by'amateka umusaza akamenye by'amateka katanu karataha ariko urumva akamufasha byinshi none se ubu nko ku munsi uhanagura nka moto zingahe umunsi uhanagura nka moto nk'eshanu ariko urazikubita icyo hariyo nabonye uri gusiga siraje dore reba nk'iki cyangwe nyine cyangwe urabona ko bagwatira wasa nyine cyangwe cyose nyine kugira ngo uzajye gukamena nyine motari nazo urazizi ko kugira ngo uzapfe gukura ibice mu mufuka bisaba nyiri moto namubonye ariko ntago yishimye ubanza atarava muri pose moto wiriwe wansuhuje kunsuhuza wiriwe Buryohe sha musireka ntago verisemo iraboneka kutishimye Musa Gasega ndashaka hari izindi nshuti zawe hano mukora ukora uri wenyine cyangwa abandi bantu mukorana hari abandi bantu tuba dukorana nyine ewan shaka bis courage rero ntago ngutindanye courage komeza ukora akazi ubwo abandi bajene barabyumva Nyamirambo life ni yingiyi Nyamirambo biba bimeze siligenge yanyobe bari ako nago wahimbwiye oyo siligenge ni yes nzayishaka nayo nyimenye hameze neza motari wansuhuje meze neza na fresh kabisa na mahoro so thank you so much Transit Line TV to the NYA to the NYC Nyamirambo people. That's how we do it. Nuko nguko reka mbashimire cyane ubwo ndakomeza ndi imihanda nababwira ibibera ku muhanda
NYA. Let's go. Nkuko mubimenyereye nje nitwa MC Buryohe. Ubu ngubu gahunda yose iri kubera kuri Transit Line TV nkuko bisanzwe. Gahunda no gushyushya umujyi tukawutwika ugatogota ubundi ukigenera. Ndi kwigendera imihanda, ndi kwishyuhiriza umujyi gutya bucece mu gace. Mpura n'inshuti zanjye, mpura n'ababire hano muri quartier gutya bitazarwa butabura bicare, ndavuga ko ababire uhabaganiriza ko ntacyo bitwaye. Wiriwe musa? Wiriwe neza. Bakwita ndeze? Yewe banyitwa Habineza. Bakwita Habineza cyane kuri kwimana. Nta AKA ugira? AKA ni kuvuga ngo nakabyiniriro. Kakazina kakabyiniriro. Kabyiniriro ni Diogene. Diogene. Bakwita nderata wowe? Banyita Kwizera Donatien. Donatien. AKA inde nta AKA ugira? Platini. Platini. Donatien AKA Platini. Wow. Ndabona umeze nk'umusana ariko None ndi umusani. Ukuri kwimana. Ufite n'imirongo. Imirongo ni myinshi cyane. Uraza kuyima Platini, muye na Platini hano ngo bahita he? Bahita mu Gihanga. Mu Gihanga, muye na Platini wo mu Gihanga. Umusawe bakwita nde? Nitwa Habyarimana Siridio. Habyarimana Siridio. Sinzi muraza kwihanganira urusaku rw'ibinyabiziga bihita kubera ko tuba tugomba gushyushya umujyi. Mpuye n'abantu nyine ndavuga reka twiganirire mu buzima busanzwe. Arya ngo wambwiye ko witwa nde? Nitwa Habineza Diogene. Diogene ukora iki mu buzima busanzwe? Uri umufundi. Uri kubaka hehe? Hano ubona amatafari. Hano niho muri kubaka? None se ko akazi mutari kugakora? Nyine dusubiyeyo twari tuvuye. Karaga pause. Pause ugomba gufata akaruhuko. Platini ko nta mudu muri pause wanza nta n'ikintu mwafashe. Kigaragara nta kintu kiremo. Iyi pause shaka kuba yapfuye ubusa ndabarahiye. Amafaranga se ko nyafite. Waragafashe. Naragafashe. Nukuri rwose. Agakonte kawe kaba gahagaze gute? Aya ni ibanga. Okay, ntago wabivuga. Umusa ujya wumva umuziki hano mu Rwanda? Cyane Kugira nk'umuhanzi ufana. Nkunda n'umuziki cyane, Bruce Melody. Ndamukunda cyane. Bruce Melody. Platini mbara umimirongo wambwiye ko ufite imirongo ya hatari kandi abantu bakurikiye televiziyo bya byose bakunda Imana. Ujye kumpi yawe cyangwa ugiye kumpi yindi mirongo isanzwe? Mirongo uvuga ubwo ni nk'iyihe? Yakuri. Mirongo ni myinshi. Umurongo nendaga kuguha no buryo ngemba nabyutse mu gitondo niwo murongo wanje nza gushaka amafaranga. Umbwire rero wespira abandi bantu badukurikiye uburyo nabo batagomba kwicara. Hari n'abajene hano badukurikiye batagomba kwicara ngo bicare gutya ngo amafaranga azizana. Tubwire. Ikintu mba nshishikariza abantu. Oya mu murongo wo kuva mu gitondo. Uyahiga. Mu gitondo. Saa 9 n'igice ngemba nakangutse. Yes. Zijoro. Yoje nibyo ntaga mbeshye. Naga kubeshya nibyo. Saa 9. Mamo y'Imana. 9 n'igice mba nakangutse. Ntekereza iby'akazi abona karaje. Mu gitondo saa 12 n'igice ngo mbyuka. Nkafata umuhanda nkaza saa 1 n'iminota nk'itanu. Ngeze ku kazi. Nkiyambura imyenda. Rukanya mu rugo nkashyiramo y'akazi. Ubwo nyine abayedi bagatangira baponda. Akazi kakaba karatangiye. Saa 6 ubwo kiruhuko. Saa 7 gusubira mu kazi. Saa 11 gutaha. Gasoje. Abanda gasoje. Ufite umuryango? Ndafite umuryango. Umudamu n'abana? Yes. N'abana 2 n'umudamu. Bafite abana 2 n'umudamu. Ugataha ugasoza sangapi? Ubwo nyine nkasoza saa 11 n'igice nyine. Ubwo saa 11 n'igice nanjye mfata umwanda nsubira mu rugo. Ukajya kwita no ku nshingano z'urugo. Babikenewe. Diogene ngaho nsangiza umunsi wawe rero ndabizi biba bitandukanye n'ibya Platini. Dore na mikoro yawe ngiyo turi muri kuri Transit Line niho biri kubera. Ubisi yose iratureba. Nizina. Wegereyeho mikoro tubwire. Yegerezeho nta kibazo bakumve neza. Ni nkanjye w'umusaza. Urabona ko ndi imbere ya Platini byanze bikunze. Platini uramurutaho gato. Njyewe wenda ni rimwe na rimwe ntago intege zimaze kugabanuka. Ibyo twakoze ni byinshi.
wagerezaho ka mikoro hari ibyo twagiye dukora bike bikeya byo guteganyiriza umuryango ni ngombwa aho ngaho Ndakeka ko turi hafi kubisoza noneho natwe tugasubira mu kiruhuko kizabukuru. none se reka twisubirire inyuma noneho ku bujene bwawe hari ibintu bimwe na bimwe ubukibuka byo mu bujene bwawe mbabarira umbwire nka warasohokaga kera wajyaga mu tubyiniro oya twebwe nk'abantu twabyirutse kera utwo tubyiniro twari dukeya yego twari tutarabaho ku buryo ikintu twakoraga cyari kuba hafi y'umuryango ugakora ukorera urugo wataha. none se mwenjoyingaga gute nta kwenjoyinga byabagaho oya none se kuba nsanze i Kigali kandi atariho narerewe ibyo byo kwenjoyinga ko nabibonye. warerewe narerewe mu ntara y'amajyaruguru iwacu mu majyaruguru mu majyaruguru mu wehe murenge iwacu ni mu murenge wa Coko no bwa mbere mpumvishe ntakubeshye ni umurenge wa Coko ahantu bita mu karere ka Gakenke mu Gakenke ho ndahazi hano aho hantu rero ni mu misozi miremire hoteli zihaba yego utubari twacu two munsi y'igitanda utubari two munsi y'igitanda umwe ushatse kuvuga iki two munsi y'igitanda na ahantu baterekaga byeri noneho ukayikurura munsi y'igitanda ukayisoma byari ari uri buyishyure se cyangwa ari bwari uburyo bwo kuyikonjesha ni uvuga ngo kera wayishyiraga munsi y'igitanda kugira ngo ikonje hanyuma ukaza kuyisohororamo gutyo uvuga ati ndagusomye nanjye ni nk'ariyo yari firigo ubwo nanjye ndi kumva ariko yari yes sawa amerereza mikoro noneho nawe ambwire harya twibutse ngo we ngo witwa nde je nitwa Sirdiyo Habyarimana witwa neza imana koko ntibyara nose Siridi nawe uri muri aka kazi uri gukoramo iki nanjye ndi umufundi aba ni bagenzi banjye cyubakwa cyacu urabona ko kiri hariya ubu twari tuvuye mu gapoze nyine tugiye hakubanza wa gapoze katakugendekeye neza kagenze neza igihe umuntu abapima ibiro bike nyine ukabona ari muto ariko akumva mu mubiri nta kibazo kumva mu mubiri bivibura bimeze neza dore timu y'abayedi bacu baje timu yose iruzuye se ubu timu iruzuye mama y'Imana timu ndayitize muze dushyushye umujyi tushyushye mwegere hano dushyushye umujyi iyi timu ni y'abafundi turi muri transit line niho biri kubera transit line abataramu baje Platini ariko hari umuhanzi mu Rwanda dufite twa Platini uramuzi ntago muzi njeyo mfata nyine mikuru bimbwira umuhanzi Platini ntago muzi ntago muzi kumwumva gusa wandi uririmba ngo chonga sam bebe nunchoko zenge de Batman ntago muzi igo ntago mwitakanye koko none se wako kabyiniro wagakuye ako kabyiniro nako bampimbye tuba mu cyaro wabaga mu cye cyaro ubwo ni mwicoko mwicoko mwavuye hamwe abo mwicoko ndababona n'umuhungu wawe neza yes wow Diogene ari kumwe akorana n'umuhungu we yes ibintu ni byiza aba bavandimwe bandi genda ubamvugira umwe ku wundi nk'abantu mukorana uyu nguyu witwa nde oya ntago ndi bavugire bivugire bahereze mikoro banyibwira abasaza bafite na vibe bafite imbaraga bari gushusha umujyi bakwita ndi musani yewe banyita Nsenyumva Jean Bosco Mustafa aka icyamamare inde subiramo ngo bakwita nde Nsenyumva Mustafa aka icyamamare hanyuma wowe bakwita nde bro yewe se ariko mfite n'amazina menshi yavuge yose bayamenye dutwike bwakwira ntarayarangiza ntago watwika utatwitse ubusura ara hano yavuge reka ndakubwira nka 15 nta kibazo undi banyita Bosco Pierre Rukara kwajye ubwira indi niri hari nari ndimo kwibagirwa mubwire rata wowe witwa nde nge banyita nyarangize buno bangutsa tugiye akazi kari mu kanya amasaha pose igiye kurangira ngewe banyita umuntu witwa Kibamba yego ubwira indi ryanjye Ruhuga banyita Ruhuga bivuze iki
N'izina ihene y'umweru n'umukara. ihene imwe ariko uzamenye n'umuntu bita Kibamba. abatipe barasobanutse impamo y'Imana. Muragiye se? Oya ariko muransigira bakeya. Abo nibo bakazi. Boss arabajyanye, cyangwa mbasange mu kazi mukore tuganira. Tugende dukore tuganira. Boss atwaye abakozi. Ruhuga Platini ndamubuze. Wowe wari witwa nde harya wowe? Yewe banyita Muhoza Rashi. Ninde ufite imirongo muri mwe ninde musani ndashaka kumenya umusani. Aciramo umurongo ugende wumaye. Unsigire umurongo ugende wumaye. Urawufite se? Ntutinye Imana imavasi ariko bite wowe yebrekana. Yo. Da pa kaza nkadonda ikigende ndagikomika. Yo wacu ne muhanga ni kukivukiro. Yo man ariko se kungora. Njyewe nyemeza nje none ndanagucanga kana. Uracanga. Kugira wemere ko nje mbwira umurongo nkora pe. Impa umurongo wa J Paul. Hari ku kagoroba kamwe gatuje ndangije nshaho ndi kuri sanse nibwo nabonye SMS on my phone that message you wanna see me nguwo mwanya wari say important kuri we gukunda bifitemo pressure guhura nawe gusa ni celebration itari yanjye nawe yari personal. Mwana uranyemeshe pe. None tukankaraga ngende njye mu kazi. Wowe ariko urumva baragutwaye ntago tugiranye ibihe bihagije. Ariko umukire none njyewe hari umuhanzi nje gusura utuyina. Hari umuproducer nje gusura utuyina. Reka muhamagare, kamfata telefone yanyu muhamagare, manze musure. Ndahita nza ngusange mu kazi tubirangize. Kibazo none ho Subiza se ko ndumutarama. Dore ndumudakorera hano. Uri gukoreramo hano. Harya ngo bakwita nde? Banyita Tisenyi Jean Pierre aka Rukara. Therapist abantu babiri b'inshuti zawe basize mu cyaro. Yewana nsuhuriza uwo bita mama na papa. Yego. Asaba ndabanda. Urabibagiye. N'uwo bita Paraside. Yego. N'abandi bataramo banje bo mu ngororero. Uri w'ingororero. Abo bita ba Debora bose na mama Mirara. Kabisa ndabashuje mutarama. Okay, noneho suhuza abahanzi batatu kunda mu Rwanda. Wa mbere nkunda ni Bruce Melody. Yego. Agakwikiraho Juno Kizigenza. Yego. Na J Paul nubwo yagiye ariko unene agapisi na Fireman. Akenda kamutera umusa.